yewe satani ndekura ngende umwijima wawe nshaka kusesera ubugome bwawe kuri uyu munsi ndabutsindishe imbaraga z'ijuru. Ahari ubwami bwiza wateguriwe, mwana wanjye ngwino va kwa satani. ndekura satani, ndekura. Haleluya. Amazina yanjye nitwa Mutagara Bonaventure. Naye ntangiye mbaririmbira ku ndirimbo, indirimbo nahimbye nyobowe n'umwuka wera yitwa Ndekura Satani, aho navugaga ngo yewe satani ubugome bwawe umwijima wawe ndawurambiwe kuri uyu munsi ndekura. Kavuga ati ndekura satani. We satani yafashe mu buryo butandukanye, rero ndagira ngo dufatikanye tumubwira turekure, cyangwa se nawe kurekure. Ashobora kuba yaragufashe mu buryo bw'imisengere, ashobora kuba yaragufatiye imigisha yawe, ashobora kuba yaragufatiye ubwiza bwawe, ashobora kuba yaragufatiye buri kimwe, yarafashe amasezerano yawe, ariko nubitekerezaho uramubwira kurekurire. Niyo mpamvu nahimbye iyo ndirimbo. Hari aho mvuga mu gitero cya kabiri, sibyo, kavuga ngo hari ubwami bwiza wateguriwe, mwana wanjye ngwino va kwa satani. We satani yafatiye ibyawe, hari ubwami bwiza wateguriwe, mwana wanjye ngwino va kwa satani. Tudatinze rero, turi kuri televiziyo, twahawe ubutumire kuri televiziyo Gira Ubugingo TV 450 cyangwa se mu zindi ndimi 250. Ngira ngo nk'ubusanzwe twigeze kubagezaho ikibwiriza, ndakeka mwaragikunze, aho twababwiraga ubwiza, tubasobanura ubwiza nyakuri, aho twabwiraga ko ubwiza atari ubwo turebesha amaso, ubwiza nyakuri nuko tutabasha kurebesha amaso. Ngira ngo ikibwiriza kirahari, wowe utarakirebye urebe mu bibwiriza byabanje, uraza kuza kukireba. Uyu munsi nabwo agaseke karapfundikiye, ndaje mbabwire indi topic, indi sije nziza cyane, kandi ndabizi ko buri wese araza kuza kwisangamo. Ngira ngo rero mbere yuko dutangira, ni nk'ibisanzwe, ni umuco w'abakristo, ni umuco w'abanyarwanda, ni umuco wa buri kintu cyose kigiye gukorwa hagomba kubanza isengesho ribanziriza icyo gikorwa. Ntabwo turi butinde rero, ndaza gukoresha umwanya muto cyane, ariko umwanya muto nkoresha mvuga uraba ari umwanya munini cyane mu mutima. Ndavuga bike ariko biraza kuba ari ibintu byagutse cyane. Uwiteka Mana igira neza, ndagushinda guhimbaje ko uri Imana ikiranuka muri byose. Ndakwinginze rero kugira ngo ubane nanjye muri aka kanya, aho ngiye gutambutsa ubutumwa bwiza, aho ngiye gukora mvugishije umunwa wanjye ariko nkoreshejwe nawe. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo umpe imbaraga zawe. Hari abantu benshi bari gukurikirana kino kiganiro, simbe ndi kugerageza kubemeza, ahubwo mba ndi kugerageza guhindura imitima yabo, kandi umuntu ukurikira iki kiganiro wese hagire ikintu abasha gutoramo kubw'imbaraga zawe. Ndakwinginze rero umpe imbaraga zawe, kuko imbaraga zanjye ni nkeya. Aka kanya ngewe nkubere mikoro, weho wivugira unyuze muri ngewe, kandi hagire umuntu ukurikira kino kiganiro kiri bubashe kuba cyakora ku mutima. Tanga imbaraga nyinshi cyane muri aka kanya. Rero aka kanya ngiye kumara mbwiriza kino kibwiriza, ubane nanjye, ngaho umugisha buri wese wicaye ukurikira kino kibwiriza, akaba agiye kugitega amatwi, akaba afite amatsiko yo kumenya ubutumwa bwiza ngiye kumugezaho. Mu umugisha, kandi ubwo ndaza gusoza kino kibwiriza yagikurikira akakirangiza, umukubira inshuro 1000 ku mugisha yaba yaragusabye. Urakoze nyagora ku ngoma, icyo ni kibi cyawe none iteka ryose. Amen. Nk'ibisanzwe rero, nitwa Mutagara Bonaventure. Ngiye kubaganiriza, cyangwa se tugiye kuganira ijambo ry'Imana ku mutwe uvuga ngo, cyangwa se kuri topic, cyangwa se kuri sije, cyangwa se kuri film, kuri theme, ni imvugo zitandukanye, aho tugiye kuganira kuba ufite imbaraga nyinshi ntibivuze kuzatanganya abanyantege nkeya. Kuba ufite ubushobozi, kuba ubimazemo igihe, ntibivuze ko abafite intege nkeya uzabatangayo. Amena. Kuba ufite imbaraga nyinshi ntibivuze ko abanyantege nkeya uzabatangayo. Kuba umaze igihe muri ibi bintu ndi kuvuga ntibivuze ko ababije mejo uzabatanga kuronga umugisha. Ntuzirare.
Amen. Ngira ngo nkuko bisanzwe iyo mvuze mbabwira n'inkuru, ndababwira ijambo, none ndaza gushyiraho n'inkuru iza kurisobanura ubundi dusoze. Tudatinze rero turaza gukoresha ibice bitatu. Igice cya mbere ni ukwifashisha Bible, ijambo ry'Imana nkasoma. Igice cya kabiri ni ugusobanurira ijambo. Igice cya gatatu ni ukubagezaho story y'agakwavu n'akanyamasyo, amatsika bice. Iyi story iraza kuza ibisobanura byose, ubundi tugasenga. Abafite Bibiliya rero nimusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka ibice 19 umurongo wa mbere. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka ibice 19 umurongo waho ni uwa mbere. Turi kwiga kuri sije cyangwa se turi kwiga kuri topic ivuga ngo kuba ufite imbaraga nyinshi ntibivuze kuzatangayo abanyantege nkeya. Amen. Umutwe w'amagambo aravuga ngo ibyaza kayo. Amen. Reka dusome izina rya Yesu. Yesu agera i Yeriko arahanyura. Amen. Yesu agera i Yeriko arahanyura. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi, ashaka kureba Yesu ngo amenye ukasa. Ako kantu mugakira umutwe, yari umukoresha w'ikoro mukuru, ariko uwo munsi ashaka, ako kantu sinzi niba muri kukumva neza, ashaka kureba Yesu ngo amenye ukasa. Amen. Ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukankajya imbere yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama aramubwira ati, Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Umurongo wa 6, yururuka vuba amwakira anezerewe. Umurongo wa 7, abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dore agiye gucumbika ku munyabyaha. Amen. Kuba bimazemo igihe niko nababwiye, ntabwo bivuze ko ari weho Yesu azarara iwawe mbere. Amen. Dusomye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo butweretse umugabo Zakayo. Bibiliya itubwiye ko yari mugufi, ariko haro biratubwiye ngo ashaka kureba Yesu ngo amenye ukasa uwo munsi. Ashatse kubireba yurira igiti cy'umuvumu cyari aho ngaho. Amaze kucyurira Yesu arahagera, arangije ararama aramubona, aramubwira ati, ntitaye ko uyu munsi ari wowe uriye igiti, ntitaye ko umaze imyaka myinshi uri muri biriya, ntitaye ko umaze iminsi myinshi uri umutunzi, uri umukoresha w'ikoro mukuru, uyu munsi ukaba ushatse kumenya, ururuka vuba. Bibiliya iratubwira ngo amwakira anezerewe. Amaze kumwakira anezerewe, abari aho rero sasa ngo barabyivovotera ngo dore agiye gucumbika ku munyabyaha. Tubihuze na sije nababwiye ivuga ngo kuba ubimazemo igihe ntabwo bivuze ko ari wowe uzatanga y'abandi, ntabwo bivuze ko ari wowe uzatabarwa mbere y'abandi. Uyu Zakayo impamvu babyivovoteye yari mugufi. Bibiliya ubugufi tubwira ntabwo itubwira ko ari igikuri, ntabwo itubwira ko ari igikuri mu buryo bw'umubiri. Usesenge mu buryo bw'umwuka, ubugufi biri tubwira yari mugufi muri byo, yari mugufi mu misengere. Uyu Zakayo Bibiliya yatubwira ngo Yesu yaciye Yeriko, Yesu yaciye i Murambi, Yesu yaciye mu Gatenga, Yesu yaciye i Nyanza, Yesu yaciye i Nyagatare. Mu kwaca abantu bari benshi bari kugenda babyigana. Muri iyo minsi abantu basengaga bari benshi, abavuga butumwa bari benshi, abaririmbyi muri korali bari benshi, abakoraga umurimo w'Imana bari benshi, abashakaga Yesu bari benshi, abahanuzi bari benshi. Yesu ukanyuraho niko abantu babyiganaga bagenda bamusanganira, bagamubwira ngo, Yesu umwana wanjye ararwaye nimuyine, Yesu nkorera ubukwe nimuyirindwi, Yesu ngiriza umwana. Bari benshi kuri uwo munsi, kuko abo benshi bari babizobereyemo, bari bafitemo experience. Ariko hari umugabo wari mugufi, yari mugufi cyane muri byo. Uwo munsi yagize amatsiko, uyu muntu witwa Yesu abantu birirwa bavuga ko nanjye nshaka kumumenya. Hari umuntu ushaka gukizwa ariko agakizwa maramaje mu bugufi bwe, akumva yuko nubwo atazi ibyo agiye mu buryo bikorwa, ntagaze uko basenga, ntazi uko baririmba, ni mugufi muri ibyo bintu. Amen. Tugendane neza. Zakayo amaze kubibona
yabonye uburyo basengamo, abona tekinike basengamo. Burya nimba ushaka kureba Yesu neza, wigendera mu kivunge nk'abandi. Bamugendaga inyuma ari benshi, ariko Zakayo yashatse tekinike ye, yashatse kureba Yesu, ntiyabibasha kuko yari mugufi. Amen. Ubugufi bwe ntabwo bwamwemeraga kuririmba, kuko yaririmbaga kumva ijwi rye ntabwo rigerayo, ntabwo azi kuririmba. Ubugufi bwe ntabwo yari azi kubwiriza, yajyaga gutera haleluya akumva niri kuzamuka, ariko abandi bayitera ikagerayo. Zakayo aravuga ati, ndabona imisenyere yanjye iri mu buryo bugufiya, ndabona ndi mugufi, ariko nshaka kureba Yesu. Zakayo arareba abona imisengere abantu bose bageze gute, bamaze kuyigeramo. Yize tekinike ye, hanga agashya kawe mu gushaka Yesu. Zakayo agashya yahanze, yuriye igiti. Amen. Yuri igiti cy'umuvumu, aravuga ngo ubwo abandi bahugiye mu gushaka Yesu basirimba, n'abadayimoni barasirimba. Ubwo abandi bahugiye mu gushaka Yesu ngo bitabira amateraniro, ngo bagakubita ingoma, ngo bakaririmba, njyewe reka nigendere ukwanjye, nurira igiti, nkora amasengesho ku giti cyanjye, nihane, ngira ibyaha, njya hanjye nyine, niyeze. Yesu aba ari ubona kwera kwanjye, ntihagire umuntu ubona kwera kwanjye. Ariyo mpamvu abantu bari basanzwe babona Zakayo ari umunyabyaha, bari basanzwe babona ubugufi bwe. Uwo munsi batunguwe no kubona Yesu yatangiye gutaha kwa Zakayo. Amen. Kuko Zakayo ahantu yihaniye yari we wenyine ubwe. Amen. Umuntu arakizwa, agikizwa ejo agashaka kugaragariza abantu ko yakijijwe. Amen. Ugasanga atangiye kwiyoberanya, kwihindura, kugendera mu nzira ashaka kugaragaza ko yakijijwe, ari kubyereka ba pasiteri bamubatije. Ariko se ibyo wirirwamo, ibyo ukora, Yesu kari ugukontorora, pasiteri abahari. Zakayo ibanga rye, yitaruye abantu benshi, yigendera ku giti cye. Uwo munsi Yesu arariwe, ababibonye barabyivovotera bati, dore Yesu agiye gucumbika ku munyabyaha. Mbere yuko abantu bamenya yuko wera, Yesu nabanza amenye ko wera. Amen. Mbere yuko abantu babona ko wakijijwe, Yesu nabanza amenye ko wakijijwe. Mbere yuko abantu bakugirira neza, Yesu nabanza kugirira neza. Ndakwifuriza ko Yesu akubwira ngo ururuka vuba, kuko uyu munsi uramenye izina ryawe. Amen. Yesu rero ajya kubona Zakayo, ntabwo Zakayo yagiye mu giti ngo atangiye, Yesu nitwa Zakayo, Yesu dore ndi mugufi, dore nuriye igiti kugira ngo nkubone. Hoya, ibikorwa bya Zakayo ubwabyo byatumye Yesu amuhamagara, kuko Yesu atuzi kurusha uko twize. Ibyo ukora byose Yesu abibona. Kora neza, Yesu azakugirira neza. Si ngombwa ngo ujye mu rusengero ngo nakoza yirindwi ngo Yesu Kristo. Niwe Yesu aramubwira kandi aba yabibonye. Ubwo rero niba ushaka kubimwibutsa, bishatse kuvuga ko ibyo wakoze atabibonye, amasengesho atayabonye. Nimba ufite icyizere ko Yesu yakubonye usenga, ituriza gutabara. Amen. Turi kujya kugana kuri ya nkuru ndi wabwira ibisobanure neza rero. Ariko aho ngaho nageragezaga kubumvisha ko iyi Imana igiye kugutabara, ntago ibinyuza mu bantu iriyizira. Kuba umuntu ayimazemo igihe ntago bivuze ko ari uzatabarwa mbere. Reka mbahe ingero nyinshi. Aba bantu bari benshi barangije barabyivovotera ngo ndiraje gucumbika ku munyabyaha. Ariho hahandi usanga umukobwa amaze imyaka 8 muri korali. Amen. Asenga, yantona, aririmba, akora umurimo w'Imana, ariko hakaza umwana w'umukobwa ukijijwe mu kwezi akigera muri iyo korali agahita yerekanwa. Amen. Kuko hari uburyo ajemo agahita akora ubukwe. Noneho bamwe bayimazemo igihe bagatangira kwivovota bati, uyu mukobwa ukijijwe ejo bundi ni gute akoze ubukwe. Cunga neza imikirizwe yawe, ucunge neza uburyo usengamo. Utazamara imyaka 30 muri korali, babana bakizwa ejo n'ejo bundi bakaza bagagutanga imigisha ari uruha cyane. Shaka Yesu. Ugasanga uri umusore umaze imyaka 30 ntacyo urageraho, kandi iyo myaka imaze uri mu gakiza. Ejo umwana agakizwa, yamara gukizwa Imana igatangira kumukorera n'ibitangaza. Nuko aje ari mugufi mu buryo bw'umwuka, ariko umutima we uyise waguka. Amen. Ushobora kuba ufite igihagararo mu buryo bw'umwuka uraberesha amaso, ariko uri igikuri mu buryo bw'umwuka. Ubugufi bwawe buri mu buryo bw'umwuka. Amen. Ndatekereza kuri sije ya mbere dusa nkaho turangije. Reka tujye kuri sije y'inkuru.
aho ndabanza naragura mu maso kuko iyi nkuru yabitubwira neza. Kuba ubimazemo igihe ntabwo bivuze ko abaje vuba uzabatanga umugisha. Reka twumve iyi nkuru, nitumara kuyumva turahita dusoza. Nimba wadukunze, nimba uruzi turi kubabwiriza neza, aho uri bwira Imana ati uriya musore mu umugisha. Umugisha wawe turawakira mu izina rya Yesu, kandi tuzi neza kuri butugereho. Kandi nimba wumva wari umaze igihe usenga ukaba udasubizwa, ntumve ko nguciye intege, ahubwo ushaka Yesu udashatse kumushakira mu bantu. Genda ku giti cyawe wihererane n'Imana izagutabare. Abantu bavuga ngo n'umuntu atabawe gute? Tekinike yawe na Yesu. Hari amarushanwa yabaye, amarushanwa mu kuba yari yaguje agakwavu n'akanyamasyo. Amen. Aka gakwavu n'aka kanyamasyo byari bigiye gusiganwa. Noneho aka gakwavu kivuga ijambo agakwavu, uhita wumva ko ni akanyamaswa kazi ubwenge, ni akanyamaswa kazi kwiruka, ni akanyamaswa kagira utuntu tw'utunyanga, ni akanyamaswa kazi kwibeshaho, ni akanyamaswa k'incakura, ni akanyamaswa kazi kwibeshaho, ni akanyamaswa kazi kwiruka. Yivuga akanyamasyo ni akanyamaswa kagufi, ni akanyamasyo kagiye n'agakwavu ni kagufi, ariko ndavuga ubugufi muri bwa buryo bw'umwuka. Amen. Akanyamasyo ni handi basereza umuntu ngo iyi interineti yawe igena nk'akanyamasyo kabaye iciro ry'imigani, niko kanebwe tuzi. Akanyamasyo nyivuga ngo akanyamasyo n'ako bigiye gusiganwa, uhita wumva icyo nshatse kuvuga. Amen. Ubwo inyamaswa zose zari zaje aho ngaho. Hari haje inka, imvubu, intama, inzoka, inyamaswa zose, intare, ingona zose aho, ihene ziraho. Ubwo amashusho agiye gutangira, abari baraho ngaho bose baravuga bati irushanwa rirabishye, ntakunda aka gakwavu tuzi kazi kwirukanka, uyu mukino ntabwo uri rwose, aka kanyamasyo nikavemo. Amen. Sasa hari abantu bakizwa kubera uburyo abantu basanzwe babazimo, bagashaka kuba kintu mu misengere yabo. Wowe isengesho uzasenga ntabwo rizagerayo. Akanyamasyo kakababwira ngo ngewe ni mundeke, uwo mpangana nawe ni aka gakwavu, mwebwe mwigumire ku ruhande, kuko uwo duhangana turi kumwe mu kibuga, amagambo yanyu muyagumane. Ndakubwiza ukuri ko ikigeragezo uhanganye nacyo bari cyo utumbira, amagambo y'abantu yihorere. Ibyo usengera ntabyo uzageraho. N'umuryango w'iwanyu bapfuye gutya, niba bapfuye kuri wowe ufite uko uzapfa. Bareke bavuge, wowe wirwara ikigeragezo cyawe. Icyo ugiye gusiganwa nacyo urakiza, icyo ugiye guhangana nacyo nicyo uhanga amaso. Impamvu abantu benshi cyane batsindwa n'amagambo y'abantu bataragera mu gikorwa. Agakwavu akanyamasyo karavuga ati mundeke mpangana n'uru rukwavu, mwebwe amagambo yanyu nta kintu ambwiye. Burya intsinzi ya mbere ni ukubanza gutsinda umunwa w'abaturage. Ubundi watsinze iyo ntsinzi ukagera mu gikorwa n'ikigeragezo, ari Imana igushoboza ukagitsinda. Umusifuzi yari impyisi, yari afite inkoni hafi aho ngaho, agiye guca umurongo bari butangirireho. Bari bavuze ngo bazamuka agasozi, ngo nibagera aho agasozi karangirira, ugaruka mbere agatanga yundi niwe bari buze guhemba. Impyisi ikubita agakwavu akanyamasyo inkonji, irushanwa utagiye kudusebya, wavuyemo ukareka guta umwanya ibihembo bakagakwavu tuvamo. Iyo rero ugitangira ntubura ibicanege, ntubura abaguca intege. Vamusha pega ntacyo ugiye kutubihiriza. Akanyamasyo karavuze gati wa musifuzi wandetse byibuze nkatsindwa irushanwa rirangiye. Ubu koko ragira ngo tsindwe irushanwa ritarangiye, basi n'ubundi nubwo ndi butsindwe mureka aka gakwavu kazamuke kagaruke kansinde, ariko tsindwe bigaragara. Abantu benshi bakunda gutsindwa bakabivamo, nta yindi mpamvu bavanyemo ari ukubera kubitinya. Ese kwizera kwanyu kuri akanyamasyo imbaraga kari gafite zari ziri muri ko, ntago abantu bazirebeshaga amaso. Agakwavu nako kabibonye ko gafite abafana akabwira akanyamasyo, ariko se sha utagiye kwirushya, reka sha n'ubundi nzanze nirukanka. Intare ikagivugira hirya, yego sha aka gakwavu nanjye nyakirukansa akakansiga, none ako kabura gasa ariko kagiye kujya mu rushanwa, nanjye intare njya nkirukansa nashonje kakansiga, wave mu rushanwa sha. Rero iyo uje nturi bicanege biguca intege, ntibirakubwira ati bivemo rwose, dore ntabyo ushoboye. Twihuse tutarya umwanya rero, dore ko Abanyarwanda ntabwo bakunda umuntu barambira. Reka twihute. Baje guha mu
ifirimbi, ubwo ndihuse cyane, bahushye mu ifirimbi babwiza ukuri, agakwavu kayirukanse karinda kagera ruguru, akanyamasyo kakiri ku murongo. aho nange mumbwira umuntu uri butsinde. Ikintu cyabaye, abafana bose bari kuzamura amaboko, agakwavu hari induru ifana agakwavu. Ibyo duhanganye nabyo biturusha umurindi, biturusha imbaraga, biturusha buri kimwe cyose. Twe ntacyo turi cyo, nta n'uwadufasha, nta n'uwatuvugira. Amen. Aka kanyamasyo karavuze gati, nubwo ndi kumva amajwi menshi ashyigikiye icyo mpanganye nacyo, ashyigikiye ikigeragezo, ariko nanjye muri nge ndi kumva abandi majwi bo batari kumva, ari kumbwira ati ndi kumwe nawe mwana wanjye. Amen. Iyo uri mu kigeragezo ubona ntawe ugufasha, hari igihe muri wowe yumva ijwi rikubwira ngo ndi kumwe nawe, haguruka. Aka gakwavu kari gafite imbaraga. Amen. Noneho irushanwa rikimara gutangira, aka gakwavu karirukanze karinda karenga akanyamasyo katararenga umurongo. Amen. Abafana bose batangiye gukina akanyamasyo, barakabwira ngo bamwirushanwa n'ubundi dore wo muri guhangana yabasize. Ijambo akanyamasyo kabasubije karababwiye gati, mu gihe uwo turi guhangana nawe niwe uri bumutsinde, ntabwo ari mwebwe muri bumutsinde, mumureke n'ubundi kuko mumwizeye ku mbaraga ze, yirukanka agereyo, agaruke agere ku murongo, atsinde bigaragare mubibone. Hari umuntu rero ugira ikigeragezo agacika intege ataranapfa, ugasanga ararwaye akigica atarapfa. Tegereza urupfu ruza upfe, nibwo uzabona ko watsinzwe. Hari umuntu ugira ikigeragezo agashaka akazi akakabura bikanga, akadepoza bikanga, tegereza ku munota wa nyuma byange. Niba bavuga ngo umusirikare ararwana akageza ku kuka ka nyuma niga avuga ati ndatsinzwe. Rero urutsikirwe n'amagambo y'abantu ngo gutya na gutya, hoya tegereza. Niba akanyamasyo kavuze ngo uwo turi guhangana mureke agaruka atsinde bigaragare, uburwayi buri kungendaho mureke bunyice pfe bigira inzira, nibwo nzaba napfuye. Naho ubundi kuncira ngo sinzakira, ntacyo bimbwiye. Kuncira ngo sinize nzapfa ndimbwa, ntacyo bimbwiye. Umunsi uzagera ntabarwe, cyangwa se koko bibeho nkuko, ariko bibeho nyine ibyo byibayeho, simve ngo ngiye mve mwirushanwa ngo mbeke gusenga ngo nuko ntazabigeraho. Reka twihute kuko amasaha arimo arakura. Nababwiye ko abanyarwanda badakunda umuntu barambira. Aka kanyamasyo kageze, aka gakwavu kageze ruguru, imihanda yose, ibyapa byose, agakwavu. Abo duhanganye nabo baturusha umufana, baturusha gushyigikirwa. Twe nta muntu udushyigikira, kandi akenshi nubwo dufite intege nke mu buryo bw'umubiri, ariko hari igihe dushobora kuba dufite intege nyinshi mu buryo bw'umwuka. Cyangwa gukoresha ijambo mu bihangano byanjye mvuga ngo ubushake buruta ubushobozi. Ushobora kuba ufite ubushake bwo gukora ikintu ugakora ukazagera ku bushobozi, ariko ushobora kuba ufite ubushobozi bwo gukora ikintu wazakora kuko nta bushake, byose bikajya. Twihuse, agakwavu kagezeyo karagaruka, akanyamasyo kakiri kugenda buhoro. Hari ikintu bita igiti cy'imyembe cyari kibereye hirya gatoya, hari n'imyembe ihiye. Sasa rero abantu bafite imbaraga nyinshi bakunda kugenda, Imana ifite ukuntu nayo igenda ibatega utuntu. Babasore bamwe bazi gukorera Imana yagiriye neza, bazi kubwiriza, ibatega inkumi zifite amatako. Abantu uza barazirenze, Samusoni n'utararenze. Buriya Samusoni yari yakoze byinshi cyane, ba Yosefu baraharenze turabizi, abitwaga ba Dawidi byagiyeho turabizi. Abakobwa rwose bazi gukorera Imana neza, ibatega abago bafite imodoka, ikabatega uwagurira telefone nziza. Baba mama bazi kuyibwiriza neza, bazi kuyikorera. Ifite utuntu. Imana ntabwo ari ni Satani ubitega, ariko Imana ikabareka bakabijyamo kugira ngo ire uburyo bameze, kuko ntabwo Imana dutega ibyaha, ntabwo Imana yatugerageza, ahubwo Satani yatugerageza, Imana ikatureka ngo ire uburyo tuva muri ibyo bigeragezo. Satani yatugerageje ya mitego. Yesu rero Satani yagerageje aramukatira, aramubwira ati hindura uyu mugati, aramubwira ati hoya. So twihute. Agakwavu kabona igiti cy'imyembe karavuga ati ya n'ubundi uwo duhanganye ni mugufi, uwo duhanganye ntabyo azi, reka mbe nigiriye mu giti cy'imyembe mbe ngiye kwirira imyembe, ubundi saka ngaka n'ubundi kari kugenda buhoro, reka mbe nigiriye mu giti cy'imyembe. Aka gakwavu kahise kajya mu giti cy'imyembe kajya kurya imyembe ihiye.
akanyamasyo kabibonye bigatera imbaraga, karavuga ati uwo duhanganye dore atangiye kurangara. Uwo twari duhanganye mu irushanwa abonye ikintu kimurangaza gato. Imana itanga icyuho ku kigeragezo cyari kigize gute, wari uri musengera, ikigeragezo cyakugenzaga, icyo wari uhanganye nacyo. Iyo wihanganye, Imana itangira kugenda ikwereka ikimenyetso ko bya bintu bishoboka. Imana ubwayo ibyo ubona ko bitashoboka ifite ukuntu tuba bishoboka. Ntabwo byashoboka ko aka gakwavu aka kanyamasyo kazi k'agakwavu, ariko hari tekinike zabaho aka kanyamasyo nako kakigirira icyizere, katangiye gafite icyizere kabona ko bidashoboka, ariko kuva uwo bahanganye arangaye hari izindi mbaraga kabonye. Amen. Akanyamasyo kahise kabona ko bahanganye atangiye kugenda arangara. Imana itangira kugenda ica intege ibyatumaga utagera ku nzozi zawe. Imana itangira kugenda ibica intege igatangira kubiyobya kugira ngo utambuke. Aka gakwavu, aka kanyamasyo katangiye kari kazanye ibyunzwe nk'abantu mwe, kari kugenda gatongoka kagenda byanga. Babafana bose bafanaga gakwavu baje babona kagiye mu giti, babona umwe bari bapinze atangiye kugenda yo katongokaga kagira gutya, babona gafite ubushake. Niko kuvuga bati Imana koko yafashe aka kanyamasyo nuko tutagafanaga kakaba katsinda. Baje guhindura imvugo, yari imvugo ngo agakwavu. Batangiye kuvuga ngo akanyamasyo, iyi Imana igiye kugutabara ibanza kwereka bamwe bagupingaga, ibanza kubashyiramo umutima wo kugira ngo nabo bakugirire icyizere, batangire bakubwire ngo urashoboye, kugira ngo bimwe byatuma udatambuka ibi bisinzirije ku ruhande ntawe utambuke. Amen. Aka gakwavu kageze mu giti kahita kanasinzira kubera kurya imyembe myinshi. Imana igisinziriza ibigeragezo biturwanya, Imana igisinziriza abanzi bacu. Mu gihe basinziriye natwe tugatambuka tukagenda kugira ngo tugere ku migisha yacu batazayadutanga. Imana igahindura imvugo kugira ngo abatuvugaga nabi batuvuge neza, tuzatabarwe natwe tuvugwa neza. Kuko na Zakayo nababwiye babanje kumuvuga nabi, babanje kumupinga, ariko yahise ajya kurara iwe. Batangiye kubona ko bikwiye, bamwe baje no kwa Zakayo basangira kuri uwo mugisha. Ndakwifuriza ko Yesu ataye iwawe nubwo uri mugufi uyu munsi, Yesu abone ko uri mugufi mu buryo uje uwo munsi, ariko yakubonye ko mitekerezo uri mugari, azarari iwawe. Yesu yaraye iwawe, abantu barabimenya, barabanza bakitotoma ngo n'umunyabyaha ukijijwe vuba ni gute ari kumanika za furati mu nzu, ni gute abana bari kwiga ku bigo bihenze akijijwe vuba, abacu bakiri muri nayini. Ibyo byose ni Yesu bitanga. Twihute. Akanyamasyo noneho kahise kabona ko abantu bagashyigikiye, kariruka karagaruka. Kamaze kugaruka abafana barakomeza ati Imana dufashe gatsinda noneho kugira ngo ibitashobokaga bishoboke. Imana igerageza kugira ngo ibyo abantu babonaga ko bitashoboka bishobokere mu maso yabo. Amen. Akanyamasyo mu kugaruka, agakwavu kahise gakanguka nako. Ubu mvuze ngo reka ngeze aho ngaho, hari abahita bavuga ngo no mu buvugabutumwa aratubihirije, ariko reka turagize inkuru. Ubwo akanyamasyo aho kari mu giti, agakwavu sori kahita gahaguruka ati yororororo, waruhiye ubusa n'ubundi njya agakwavu ndakaze, ubusa ubu nitsimbuka n'ubundi ndaguta, waruhiye ubusa. Akanyamasyo karavuga ati ariko byibuze nagaragaje icyizere ko nshoboye, ariko byibuze ndakomvesa imitima y'abantu, naho watsinda ariko nagaragaje imbaraga zanjye mfite nizo nakoresheje. Akanyamasyo kabwira Imana ati Mana niba ubishimirwe ko uyu twari duhanganye yari kuba yatsinze kare, ariko agiye byibuze kutsinda namugoye. Imana igitinze ibigeragezo, Imana ikakwihutisha kugira ngo ibice intege nawe ubishyikire, ubundi muhangane visa kugira ngo bitazagutanga kugerayo. Umugisha wawe kuko wari butsinde bari mu muhembe, hari amasezerano Imana yaguhaye. Ibigeragezo cyangwa se uburwayi byishaka kugutwara utarayageramo. Katwihute. Agakwavu ngo kahita kabwira abantu bose ko mwamvuyeho, mwongere mushyigikire, mwese musubiremo agakwavu. Ariko bikababaza ati yo akanyamasyo disi kacu kari gateye kugira imbaraga, ariko bakakomeza ngo akanyamasyo bigatera imbaraga. Akabwira Imana ati Mana ko wari utangiye kungirira neza, ko wari utangiye kunyereka ibimenyetso kuri kumwe nanjye, ubu ngiye gutsindwa. Nibwo katangiye gusenga noneho. Ubwa mbere nta cyizere kari gafite ko kari butsinde, kabwiye Imana ati Mana ibi bintu ndabona bishoboka, noneho Mana
Imana iravuga ati ndaje ngutabare wa mwana wanjye. Agakwavu gatagasimbuka, kagisimbuka kakandagiye mu musumari. Imana igiteza igaca intege ibyari bigukurikiye kugira ngo bitagukurikira ngo bigufate, kuko amaze kubitambuka. Ntabwo Imana yatuma igeragezo, iyo ucitse ikigeragezo warasenze, ntabwo yatuma cyongera kugufata. Ntabwo wava mu bukene ngo Imana ongere iguteze ubundi bukene, ibica intege bikaguma iyo. Ntabwo wava mu burwayi ngo numara kuva mu ruzi ugiye kubukira ngo Imana ongere ibuguteze bwongere buze ari bwinshi, ibuca intege bukaguma iyo. Iyo utangiye gucika ibigeragezo, watangiye kugira icyizere, iyo ubonye bitangiye kugaruka, haguruka usenge, Imana ibica intege burundu. Aka gakwavu karasimbutse gakandagira umusumari, uratunguka. Imana idushyigikire kugira ngo ibidukurikiye n'ibyo turwana nabyo ibica intege bisigare inyuma yacu. Aka gakwavu rero kazamura akaguru biranga, kazamura akaguru biranga, akanyamasyo karagenda, n'ubundi byarangiye kabaye akambere. Ibihembo bari guha agakwavu babihaye akanyamasyo. Twatanye babwira ngo kuba bimazemo igihe ntabwo bivuze yuko ari uzagerayo mbere y'abantu baje vuba. Ntabwo kuba umaze igihe urima muri korali bivuze ko ari wowe uzakora ubukwe mbere y'abaje ejo. Nawe uzabukwe ndabigusabiye. Kuba ufite imbaraga ntibivuze ko bari batazi kuririmba aribo bazagira gute batazabona umugisha. Kandi mu mbaraga nkeya ufite uzanye muri aka gakiza, zikoreshe neza, Imana yo mu ijuru ntizakwihembera. Izi mbaraga agakwavu akanyamasyo kazihawe n'Imana kugira ngo gatsinde. Iyo kaza gutsindusha muri gitangira ntabwo kari kubona ibihembo. Abanzi bacu ntibazadutwara imigisha yacu. Nasoje rero, ariko isomo ririmo hano muri iyi nkuru y'agakwavu n'akanyamasyo, ntuzatsindwe n'amagambo y'abantu. Bazavuga ubihorere, wowe uhangane n'ikigeragezo uri guhangana nacyo. Hangana n'ubukene bwawe, hangana n'ibigeragezo ufite. Ndabizi hari abantu bashobora kuba bafite ibigezo bitandukanye. Umuntu ushobora kuba afite ikibazo cy'ubugumba, bibaho akaba atabyara, bakajya bamusereza bakamutuka. Hangana n'ubugumba bwawe, uba ari gusengera n'abana barabyaye. Ibyo byose bibaho, hari abantu bafite ibigeragezo bitandukanye. Hangana n'ikigeragezo, ibindi ubyihorere. Amen. Ndasoje rero, ubutaha n'ingaruka nzababwira ati va ku nkombe ujye mu nyanja hagati, niho hari umugisha wawe. Nitwa Mutangana Bonaventure. Imana ibaho umugisha. Nimwongera kudukunda tuzagaruka. Imana ibaho umugisha, turabakunda cyane.